Kigali mu 1992. Kigali 2026. Itandukaniro ry'ibihe, itandukaniro ry'ubuyobozi, ni impinduka zagezweho bisabye ibikorwa by'ubutware. Ingabo zacu n'abandi bazishyigikiye bakoreye igihugu, abandi baragipfira. Abakiriho bakomeje gukorera igihugu bitanga batizigama. Steadfast devotion. We thank you. Turabashimira. Many other liberation fighters hari abandi bagize uruhare mu rugamba rwo kubohora igihugu tutakiri kumwe, twibukira ku bikorwa byabo kuko batanze ubuzima bwabo. The ultimate sacrifice. Mu batanze ubuzima bwabo harimo intwari z'imanzi. Inama y'abaminisitiri yo kuwa 12 Ukuboza 2001 yemeje Late Fred Gisa Rwigema n'umusirikare utazwi nk'intwari z'imanzi. Mu 1956 nibwo havutse intwari y'imanzi Fred Gisa Rwigema. Ababyeyi be ni Kimonyo Anastase na Mukandirima Catherine. Aho yavukiye kuri ubu ni mu mudugudu wa Kiranzi, akagari ka Kidahwe, umurenge wa Nyamiyaga, mu karere ka Kamonyi. Mu Kiranzi niho Fred Rwigema yavukiye, naho kuri iyo nzu n'urutoki n'inturusu. Ariko aha hose ni isambu yacu uko ingana, hari family nini, ariko ngira ngo aho navuga yavukiye gusa kubwe ni hariya. Duhunga afite imyaka 3. Turahunga tujya mu bisambu turaramo, mfite inda uyu mukobwa, ariko undi yaracutse. Fred yaracutse. Mu gitondo turahunga, bashenye amazu, batwitse, duhunga ubwo inka barazitwara, nta twahungaye. Turagenda tujya ahantu naberetseho misiyoni yo Kamonyi, ngira ngo mwahabonye. Mfite Fred ari umwana w'imyaka 3, mfite inda y'amezi 3, ariko nanjye ntabizi. Tugeze mu misiyoni Kimonyo baramufunga, kumujyana kumufunga, bamujyana ahantu ku Kibuye baramufunga. Natwe duhungira ahantu hitwa Ikigembe, tuhamara umwaka. Kimonyo afunze azize mbese babyo bavuga politiki zuko bavaga ngo batutse mu gihugu ko bari bameze. Noneho ubwo afunguwe tukomeza gushaka kugira ngo tujye mu mahanga. N'abandi benshi ariko baragiye, ariko twe twasigaye ahantu nkaho bataratera. Nyuma Kimonyo afunguwe, ubwo Fred yari umwana utabizi. Nyuma aje abantu baduteranyiriza amafaranga, dushaka imodoka iradupakira, turahunga. Tugeze ku mupaka wa Uganda, twaje mu modoka y'i Kigali. Tugeze ku mupaka wa Uganda tubona amabasi abarizo zitutwara zitujyana Shungerezi mu buhunzi, ahantu impunzi zose zari ziri mu makampu bubaka ubuzu bwa burende. Mbese turahaba, baratugaburira iposho. Ubwo batuvana Shungerezi, maze kubyara byose batujyana ahantu Gahunge, ariho hitwa mbese mu za Kabarurengera. Mu nkambi ya Shungerezi niho hatangiriye urugendo rw'ubucuti n'imikoranire hagati ya Perezida wa Repubulika Paul Kagame na Late Fred Gisa Rwigema.
namenyanye na Late Fred mu 1963 when we met duhuriye mu nkambi y'impunzi muri Uganda, and we were both living as refugees. That was at first time aho hari muri Ankole ahitwa Nshungerezi. Then twarabyirukanye. Hashize iminsi turimuka tujya Toro mu nkambi y'ahitwa Gahunge hafi y'ibiro by'akarere ka Kamwenge, district headquarters, and all those years we grew up together. Twarabyirukanye tujyana mu mashuri abanza. Twatandukanye ngiye kwiga amashuri yisumbuye muri Ntare School Imbarara, and nawe yaje kunsanga aho Imbarara, ariko ajya ku rindi shuri ryitwa Mbarara High School. Ntitwari mu mwaka umwe, twagiye dusigana bitewe n'ibibazo by'amafaranga y'ishuri, paying school fees and so on and so forth, and many times people used to miss years and were not able to continue the studies straight away. So that's how n'ibindi byatumaga umuntu ashobora kumara igihe yarahagaritse I was kwiga. a bit ahead of him at the time of during the time of studies, especially. Mu ishuri rya Mbarara High School niho Late Fred Rwigema yahuriye n'abandi bana bakomoka mu zindi nkambi z'impunzi. Ni naho yamenyaniye n'uwaje kuba umwe mu bakomeye mu ngabo za Uganda, Elia Mwine, wamenyekanye cyane nka Chef Al. Nge na Fred twabaye inshuti kuva mu mwaka w'1974 dutangiye amashuri yisumbuye Mbarara High School, and we were both a sort of recruits because we had twese twari bashya bakatuniyuzurira hamwe. when I was having Muri icyo gihe nakundaga gusoma ibitabo bijyanye na politiki mpuzamahanga. keep on, Tumaze kumenyana tukajya tubiganira. and after discussing with him several times, we started going together to read in the Twatangiye kujya tujyana mu isomero tukareba ibitabo bivuga ku mitwe yagize politiki mpinduramatwara nka Frelimo, to read Frelimo books and other liberation literature, and by so doing we started. hari n'ibindi bitabo bijyanye no kwibohora. Twasomaga n'ibisigo. Mbere y'uko tujya muri Mozambique twasomye igitabo cy'ibisigo cyitwa When Bullets Begin to Flower, iyo amasasu abaye uruyange. Bullets begin to flower, and this Icyo gisigo cyatumye duhaguruka. Muri icyo gisigo hari aho bagira bati wikora icyo ushaka ahubwo kora icyo igihugu cyifuza. through this we developed. Ibyari muri icyo gitabo byatumye duhaguruka turatabara. I recall one incident when he used to Ndibuka umunsi umwe Fred yakundaga kugendana na Chef Al. Umunsi umwe begereye umwarimu wabo. Museveni. By then he was Museveni. And one time Ben Rwagatogoro bamusaba ko yabasabira kuvugana n'abandi barimu. Biramutangaza, bibaza icyo abo basore bashaka kubwira abo barimu. Nuko uwo mugabo aratwegera turi mu kiruhuko cya saa yine ati hari abasore bakeneye ko mwavugana. Abakozi bati niba hari icyo bashaka kutubwira mbareke baze nta kibazo. so well, the members of staff said, okay, if they have anything, tell us. I admitted them in the staff room. So this young man, that is Gisa, as he was called, he was Gisa na Chef Al twakunda kwita Museveni twabahaye ikaze mu cyumba cy'abarimu batangira kutubwira. they started talking. By that time, I think that's when Muri iyo minsi Mao Zedong wayoboraga Ubushinwa yaramaze gupfa. in Uganda, this Muri Uganda Archiepiscopi Loum yaramaze gupfa. Bati isi imaze kubura umugabo w'Imena waharaniye ubwigenge bw'Ubushinwa. freedom in China. And then
they started talking about bavuga ibya revolisiyo mu Bufaransa barwanyije ubutegetsi bw'abakandamizaga. people who were oppressing them in France. Bati kuki tutahaguruka ngo turwanye Amin? Batangiye kuvuga ibyo ubwoba bwaradutaye, kuko muri icyo gihe mu barimu habagamo za maneko yewe no mu banyeshuri. Ubwoba bwaradutashye, Members of staff even. So we are scared of what we are saying. We run away. cya cyumba tugisohokamo. Bukeye bwaho twumva ko batakiri aho ku ishuri. Left the school. Late Fred Rwigema na bagenzi be berekeje Tanzania. Niho hari icyicaro cy'ishyirahamwe ry'Abanyafurika baharanira ubwigenge. Niho bakoreye imyitozo ya gisirikare. Intego ari ukugira uruhare mu kubohora ibihugu bya Afurika. Nyuma Late Fred na bagenzi be bagiye ku rugamba rwo kubohora Mozambique. Nyuma y'igihe kinini tutabonana nawe, ubwo narinje mu biruhuko, nabwiwe na mama wa Fred ko batazi irengero rya Fred. Back for holidays. When I went home for holidays, the mother told me that Fred had disappeared. Batekerezaga ko yapfuye kuko ajya kugenda atababwiye. Nanjye ubwanjye ajya kugenda ntiyambwiye, kuko tutabonanaga muri icyo gihe. Hashize igihe kinini nta uzi aho aherereye. Ku rugamba rwo muri Mozambique, Late Fred Rwigema yari mu mutwe w'ingabo warwaniye mu gace ka Cabo Delgado. Muri Mozambique aho yabaye cyane ni ahitwa Monte Plus mu ntara ya Cabo Delgado. At the beginning, the life... Mu ntangiriro ubuzima ntabwo bwari bworoshye kuko twarahasonzeye. I don't know whether this was... Ibi byaradufashije kuko byadutoje kwihanganira ingorane. So the life there... Nyuma twaje kumererwa neza, duhabwa imyitozo ikaze muri Ariba yose. Nyuma y'intsinzi mu rugamba rwo kubohora Mozambique, amasomo bahakuye yabafashije mu rugamba rwo kubohora Uganda ku butegetsi bwa Idi Amin. Iyi ntambara nayo barayitsinze, bakuraho Idi Amin mu 1979. Nyuma kandi banafatanyije mu ntambara yo gukuraho Milton Obote. Iyi ntambara yatangiriye ahitwa Luwero, ikwira igihugu cyose. Late Fred Rwigema yari mu buyobozi bw'ingabo zarwaniraga mu burengerazuba bwa Uganda, bituma yongera kubonana n'umubyeyi we. Ni urugamba bafatanyijemo na Perezida wa Repubulika Paul Kagame. 1985. Mu 1985 twari kumwe na Late Fred ubwo ingabo zarwanaga ziva Luwero zerekeza mu misozi ya Rwenzori. Ubwo rero twarongeye turahura turakorana. We happened to operate together. So during the movement mu rugamba rwo kuva aho Luwero kugera muri iyo misozi, Fred yagaragaje ubutware nk'umuyobozi mwiza ku rugamba. Commander in the different operations used to carry out even when we had reached the mountains. Uganda yaje kubohorwa, maze kubera ubutwari yagaragaje ku rugamba, Late Fred Gisa Rwigema agirwa umugaba mukuru wungirije w'ingabo za Uganda. Nyuma kandi Fred Rwigema yaje kugirwa minisitiri w'ingabo wungirije wa Uganda, wabaye umwanya wo kongera kubyaza umusaruro ya mikorere bubatse hagati ye na Perezida wa Repubulika Paul Kagame. Byabasabye ubuhanga ngo umugambi utazabamo kirogoye. It was not me supposed to be going for that course. Ubundi sinjye wagombaga kujya kwiga muri Amerika. Nge nari napanzwe kujya kwiga ahandi. Fred Rwigema niwe wagombaga kujya kwiga muri Amerika. Yewe n'igihe nageraga muri Amerika byansabye guhindura inyandiko zinyemerera kwiga, kuko izari zihari zari zanditse mu mazina ya Fred Rwigema. Twarazihinduye nshyiraho amazina yanjye. But what happened, maybe I'm sure many of you don't know. Ariko icyabayeho ni iki? Nkeka ko abenshi muri mwe mutabizi. Ubwo twatangiraga kwitegura urugamba rwo kubohora u Rwanda, Abagande babaye nk'ababikeka. And even encouraging Rwandans to join the army and inviting some from different other parts. Twabikoraga mu ibanga.
tugashishikariza abanyarwanda kujya mu gisirikare cya Uganda, yewe n'abari mu mahanga ya kure twabasabaga kuza tugafatanya mu gisirikare cya Uganda. Icyo gihe byari byoroshye kwinjira mu gisirikare cya Uganda kuko cyari gikeneye abasirikare bo kurwanya inyeshyamba zitandukanye zari hirya no hino mu gihugu. Kandi bamwe muri twe guhera mbere twabaye mu rugamba rwo kubohora Uganda, twarabipangaga tukinjiza abantu mu gisirikare. The Ugandan system wanted to disorganize us so that we don't remain planning and doing what we wanted to do. Inzego za Uganda zashaka kuburizamo umugambi twari dufite. Barebye nk'abantu bane twari ku isonga ry'uwo mugambi, bashaka uko badutatanya batwohereza kwiga ahatandukanye. In the meantime we get disorganized. So Fred Rwigema was supposed Fred Rwigema yagombaga kujya kwiga muri Amerika. I was supposed to go to Nigeria. Nge nagombaga kujya muri Nigeria. Bunyenyezi, Chris Bunyenyezi yagombaga kujya kwiga ahandi. He was supposed to be sent to some other place. Bayingana was supposed to be sent to Bayingana yagombaga kujya kwiga mu Burusiya. So when we got to know about it, I talked to him. Dutahuye iyo gahunda naganiriye na Late Fred Rwigema, ndamusobanurira mu buryo bwimbitse ko we adakwiye kugenda kuko byari kutuvangira twese mu mugambi twari dufite. Birumvikana yari umuyobozi wacu, bivuze ngo iyo aza kugenda gahunda yacu yari kwimurirwa mu yindi myaka 5 izaza. Kubera ubwo bufatanye no kujya inama, umugambi wo kubohora u Rwanda waje gushoboka. Bajya kujya mu ntambara ndabizi. Umunsi bagendeyeho n'isaha bagendeye yaje kudusezeraho. Ndamubaza ndetse ugiye he? Ati tugiye kurwana na Habyarimana natwe dutahe iwacu. Ndaceceka mbanza no guceceka, ageze ati wiceceka mudusabire tuzabonana namwe tubacyure mutashye mujye mu Rwanda. Tubasezeraho baragenda. Inkuru yo gutera u Rwanda, ubwo nari mfite umwana teta yari afite iminsi 7. Hanyuma ariko ubwo narabibonaga ko amaherezo bazagenda, ariko sinari nzi ngo bazagenda ubuhe munsi. Nabwo yarambwiye ngo umunsi bazatereraho, ariko kubera ko numvaga mbyiteguye mu mutima nabifashe nk'uko abimbwiye ko agiye. Ku itariki ya mbere Ukwakira 1990 ingabo za RPA Inkotanyi zatangiye urugamba rweruye rwo kubohora u Rwanda. Twaje tuva muri Uganda nyine i Kampala itariki 30 z'ukwezi kwa 9 muri 1990. Twahagurutse nka saa 6 za nijoro. Urugendo ruhare rero kuvayo kugera inahangaha ni rurerure. Twageze hano ari mu gitondo, ari yo nyine itariki ya mbere. Leta Fande Fred yageze hano ku mupaka hano, uyu ni umupaka w'u Rwanda na Uganda. Uko twaje rero twaturutse muri ya muhanda uri munsi ya musozi ureba, uyu musozi ni Miramahiro. Turaza gutya ari hakurya niyo zo customs za Uganda. Hanyuma wamanuka wajya hariho kaburimbo itangiriye, aho niho u Rwanda rutangiriye. Niho twasize imodoka turazamuka gutya n'amaguru kugeza igihe twagere hari hageze imodoka twayisize hano inyuma, tuzamuka n'amaguru acumbika muri iriya nzu ureba idasakaye, irangi risa n'iryavuyeho. Aho ngaho rero niho twaraye ijoro ry'itariki ya mbere. Hanyuma itariki ya kabiri nibwo twahavuye tujya nyine guhura n'abari baduteye kuko bari bamenye ko twahageze mu Rwanda. Ubundi zari
bari batarafuminga za battalion neza, ariko kubera yuko abasirikare b'u Rwanda bari baje nyine nabo baje kureba icyabaye ku mupaka, bahise leta Van der Fred yohereza force imwe na leta Damu ica inzira yo hasi y'igitaka, ica Nyabwishongwizi muri uruhande rw'iburyo, hanyuma leti Bunyenyezi nawe akomeza mu ruhande rw'ibumoso n'abandi basirikare, natwe dukomeza ya kaburimbo na leta Van der Fred tugana Nyabwishongwizi. Muri iyi nzira turagenda duca munsi ya ruriya rutoki, niho twatangiye twurira uriya musozi wa Nyabwishongwizi nyine ureba, tuzamuka muri ako kayira ureba tugera hejuru hariya ku gati, niho twahagaze hejuru yaho. Aka gasozi turiho niko Nyabwishongwizi, hanyuma hariya hepfo wareba na Akagera, niko kagabanya u Rwanda na Tanzania, niho abasirikare ba leta Bunyenyezi bari aba leta Damu aho bari bungubu ni nyuma y'umusozi ntiwababona. Hanyuma Adui yaturutse muri kaburimbo hariya ureba hageze nk'inka hakurya mu ikona rya kabiri. Adui niho yaturutse azana kajipe, ageze hano mu ikona rya kabiri, hano ureba hasi hageze nk'umugabo uri ku igare, niho yahagaritse akamodoka ke, natwe twari tumaze gutunguka inyuma hano ku musozi. Hano turi ni aho Adui yari ahagaze ajya kurasa nyine, wareba kari hagati kari hejuru y'umusozi kari gatoya, n'ubu ngubu nuko cyakuze cyane, ubundi kari gatoya cyane, niho twari dutungutse. Adui yari hano abonye dutungutse hariya hejuru gasozi, nibwo yarasaga ayo masasu nyine yarashe makeya, havuye muri rimwe ryafashe leta Van der Fred. Leta Van der Fred yari yicaye kuri iryo buye, nuko Adui aturutse hakurya hariya aho nakweretse mu muhanda wa kaburimbo, nuko arahaguruka, yavuze ko ati Adui yamekuja, nicyo yavuze. Hanyuma intambara yatangiye, nuko atubonye Adui yatubonye hano ku musozi, yarashe ayo masasu make nakubwiye, rimwe niryo ryafashe leta Van der Fred nkano mu gahanga. Nuko amaje kuraswa twabonye ko yavuze ko ati Adui yamenipiga, noneho tubona acitse intege, aricara hasi, turamufata, twagerageje kumubaza icyabaye, ariko ntiyashoboye kuvuga irindi jambo. nabyakiriye ko byari ngombwa kugira ngo wenda umuntu ajya kurwana yiteguye gupfa cyangwa gukira, kuko ari twarwaniraga ngo dutahe nabo batahe iwabo, ngo bo kuzahera mu mahanga. Navuze ngo nibyo Imana imuhiruhuko ridashira, nanjye mbikomeza mvuga ngo cyokora Imana idufashe urugamba yatangiye kururwana rwo kudasubira inyuma, tuzatahe iwacu Rwanda. Na mbere yuko bambwira ibyabaye, niyumvagamo ko ari ikintu kitari cyiza cyabaye. Nanabwiye abo twari kumwe ko numva ntameze neza, ko bishoboka ko hari ikintu kibabaje cyabayeho. Mbere na mbere nabyiyumvagamo, ariko n'amakuru nakiraga ava ku rugamba yarabinyerekaga. From the news about what was, I could detect there was something wrong.
I had dreamt, I used it to dream. nigeze no kurota Fred yapfuye. Feeling there was something niyumvagamo ko bishoboka gone wrong with Fred. Then I think it was on ku itariki ya 7 nibwo baje kumbwira ko Fred yatabarutse. That something had gone wrong, and this was after I had nohereje umuntu aturutse Kampala ngo ajye Kagitumba acengere arebe Fred amwibonere n'amaso and follow through wherever they are to go and make sure he sees Fred. namusabye kutanzanira amakuru bamubwiye ahubwo kumwibonera we ubwe. Ku munsi wa mbere ntibyamushobokeye. Ku munsi wa 5 nibwo yagiye ahura na bamwe mu bari abayobozi ku rugamba. Very morning went, met some commanders, tried to talk to him. I think some people didn't want. Ngira ngo kuko batashakaga ko amakuru asakara bamubeshye ko Fred ari kure ku kazi. The fellow insisted, he said he had. Yabumvishije ko amufitiye ubutumwa bwihutirwa atababwiye ko ari ubwanjye. Baramwangiye. Yaragarutse arantelefona ambwira ko Fred ariho. Was alive, but that he was in the field. So I said, no, I'm not convinced. Naramubwiye nti subirayo uvugane n'umuntu ubona wese. Namutumye kuri Majoro Bayingana na Majoro Bunyenyenzi, kandi mubwira ko abasaba ko amakuru angeraho nta wundi anyuzeho. Somebody to deliver a directive. Nashakaga amakuru yizewe, ariko mu mutima nabyiyumvagamo ko atakiri muzima. Well, I'm really saying this story, it's bamwe bashobora kutabyemera, ariko niko byari bimeze. And so the fellow went back, I think same night. Umuntu natumye yasubiyeyo muri iryo joro, ariko nanone birananira. Couldn't make any headway until somebody. Hari inshuti ngo yamwegereye iramubwira iti Fred yitabye Imana. Ati genda umubwire ko byarangiye. Quietly go and tell him that Fred is dead. Then he called me and told me, yes, that he has proven that Fred had died. Well, I tried to ask. Yanzaniye ubutumwa bushimangira ko Fred yatabarutse. Nagerageje kumubaza uko byagenze, ariko ambwira ko nta bisobanuro yahawe. So that's when, of course, ubwo narimo nitegura gusezera aho narindi ngo ntahe. Nababwiye ko ntakomeza amasomo. Nkimenye aya makuru nabwiye uwayoboraga ishuri ko nifuza gutaha. Gutabaruka kw'intwari Late Fred Gisa Rwigema wabaye inkuru y'inshamugongo. Icyakora intego yaharaniye zagezweho. Ingabo zarapiye Inkotanyi zakomeje urugamba ziranarutsinda, ziyobowe n'umugaba w'ikirenga Perezida wa Repubulika Paul Kagame. Muri urwo rugamba ni naho hakomoka intwari y'Imanzi y'umusirikare utazwi. Akabahagarariye rero abazwi n'abatazwi b'intwari zavuye kuri urwo rugamba, akaba adafite izina kubera ko ahagarariye izo ntwari zose zaguye kuri urwo rugamba, arizo tuzi dushobora kuvuga mu izina cyangwa se izitazwi zitamenyekanye. Intwari z'u Rwanda ziruhukiye mu gicumbi cy'intwari Remera. Mu buzima busanzwe ntibahari, ariko umurage wabo ushingiye ku bikorwa bakoze uzibukwa ibihe n'ibihe. Yatashye Rwanda yaducyuye mu rwatubyaye twamwitora icyuwaruvusha. Rwanda mu Rwanda tumuhe impundu wamumonye utari gito yaje
uwahoza yaje